urakoze cyane. Double N ni umuraperi uririmba injyana ebyiri, harimo hip hop, old school na hip hop ili afrobeat. Avuga afrobeat ni style nazanye bita nayise rap gakondo. Mfite na album ndi gutegura bita Shayaya. Abadukurikira ndabizi Shayaya byanze bikunze murayizi. Nimo ndategura album nayise Shayaya irimo indirimbo nyinshi za gakondo. Ninde uzaba umwami muri industry, ninde uzaba umwami muri njyana zose. Holy be the king, boss be sama king. Old school, new school, barasaze boss. Ninde uzaba umwami muri industry, ninde uzaba umwami muri njyana zose. Holy be the king, boss be sama king. Old school, new school, barasaze boss. Bamwe gambag nkari Tupac Zoots. Abane nyiri ngoma injyana barahindura style bayitera shot. Barakomeza biyitana bami no mujyana batazineze boss kandi banyirazo tuje twese. Holy be the king. Natangiye umuziki ntabwo ari kera cyane ariko ntangiye kubizamo 2012 nibwo narangije high school. Nibwo navuze ati reka nze ngerageze umuziki wanjye mu pushing. Amashuri yakomeje kungota njya muri university muri UTB. Ubu nsa nk'ugiye gusoza, ubu noneho ndi focus ku muziki cyane. Urakoze cyane. Ni story urabizi abahanzi yaba bazamuka n'abastari dufata uko ari abastari bari on the top bakunda kuririmba bita bami uje wumva bakabaka babisindi igisumbiza ibintu nk'ibyo. So nge na pose question babaza se ninde uzaba umwami upcoming barimba bita I'm the king of this style. So narabaje ninde uzaba umwami, who will be the king, nindirimo nakoranye na ninde uzaba umwami. Ni indirimbo nyine wumva ko already itibaza. Ese wumva rinde muri make ndajya mu umwami wubona rinde. Nanjye kugeza magingo mbaje ikibazo cyiza cyane, niyo mpamvu nkunda abanyamakuru babaza. Mbaje ikibazo cyiza cyane, nanjye iyo ndirimbo nuko uri buze gufata umwanya yumve. Fo ya kabiri mbabwira ati ese Tupac Shakur Notorious Big Nas ese bo baziyita iki ko mwita na legend sibyo. Nanjye finally ndangiza iyo ndirimbo ntazi umwami sibyo, ariko ngiye urumva banirefera ari nabo mbabwira ku bantu bakunda hip hop nkabwira abo bita African Bambata. Ababazi ni bake, ndikeka abantu bakunda music in deep hip hop Africa Bambata. Abo bantu nibo bazanye hip hop kwisi bayize na street. Nabo mbanibaze sebo ari African Bambata Tupac se nabo bo binaha ninde uzaba umwami. Urakoze. Umuntu utari warya ku mafaranga y'umuziki reka mwigishe ibanga cyangwa se mucire ku mayange ukuntu yabigenza. Amafaranga y'umuziki kuyarya nta kundi. Urareba hari injyana nyinshi zigezweho ujya wumva ngo kinya trap biki zira n'ingoma n'injyana sinzi blaming mubabarire abari kutwumva n'injyana ziba zitazamara igihe kirekire. Ahubwo urareba ukavuga sikukina n'ubu maginga tucyumva indirimbo zaba Mavenge Sud zaba Impara. Do naravuze Double N why not hip hop cha kuyivanga na style iri gakondo. Umbe Shayaya mfite n'indirimbo nshyashya bita Intashyo na iri mu nzira nakoranye na Jabasta, indirimbo deep nziza cyane na culture. Nimba uri umuhanzi andika ibintu biramba, ibintu bizamara igihe kirekire. Apana kuvuga ngo ibintu ndi kwandika ni ibintu byako kanya, kuko numvishe ko ba Tiger bakoze indirimbo cyangwa se abo banyamerika twireferaho abenshi twirefera ku misiyo muri Amerika. Nimba bazanye injyana mu trap reka nanjye muri trap ni school ugasanga wenda n'impano yawe siri muri trap na ni school bari ibintu baririmba umuziki wabo haraho wageze. Twebwe turabigana ugasanga umuntu yafashe topic ngo Tsikizo I know what I mean sibyo, ariko se nubatsikizo uzajya kubwira umuntu ni hamwe nyine still hip hop yacu izajya igaragara nkaho ari ahari ikintu sibyo. Oya ntago ndi muri beef ni example sibyo. Abaraperi dukunda kugira ukuri cyane. Ngo nigeze gukorana nawe twahuriyemo byari indirimbo ya Paxson bitakomeza nyumiza gusohoka ntarimo impamvu sinyizi ariko Paxson bya Paxson ni danish no wakakanya murahari murahazi imbogamizi z'abanyamakuru. Niyo mpamvu ngewe nubaha interview yari yose. Hari igihe umunyamakuru ntago mbavuga gusa anytime nzajya nkunda gukoresha iki kintu kugira ngo ndabizi barankurikirana bazye bikosora. Umuntu agwaye gahunda fashe bike fashe moto ugeze kuri TV ahise kubwira ngo sorry man byambaye ejo bundi birambabaza ariko sinabimweretse kuko nge mfite
icyizere cy'uko anytime tuzanahura mvuga ati Jama ngwino dusangire cyane dusangire sibyo nagera kuri TV nkumva arambwiye ngo sorry ngo haisajyamo miss ngo sorry ngo uzagaruke ejo kame mnayimba nafashe time yanjye nafashe time yanjye namwubashye nahagera gatambira ngo uzagaruke ejo ibyo ntago biri byiza mu ntago bigutera ipfunwe gusa nje bintera ishyari ariko ishyari ryiza rituma ibyo nkora mvuga ati oh why not ntakora cyane kugira this guys abone ko different sibyo IG kuri Instagram nkoresha _n original cyangwa _n original ko abyandika kose uyitiza Twitter naho ni _n original ariko L yo kuri original ni 1 izari 1 na Facebook _n original bisanzwe aho ngaho wabona amakuru yanjye na YouTube channel niho nshyira amakuru yanjye performances indirimbo nshyashya audio video naho ni nkoresha _n original murakoze cyane ko mutaha ya hano ni kaze butani tugutumira uzagaruka yes aha ni mu rugo nzagaruka kandi murakoze cyane namwe yes thank you bro yeah